ubu tuvugana sinatinya kuvuga ko hari abana cyangwa se hari abantu na bugingo n'ubagitunzwe n'ibikorwa by'abasukuruza babo. Ubu uritwa umukire kuko wakoze cyane, ufite akazi keza, ufite n'imibereho myiza, ufite n'amafaranga afatika, ufite n'ibikorwa bigaragarira buri wese, kugira ngo umuntu wese ukureba, ukurebesheje amaso ye akwita umukire, kuko uzaba ufite ibikorwa bya bigutunze ndetse ufite n'abandi bantu uri gufasha ku ruhande. Icyo gihe uzaba uri umukire koko. Naho kera witwaga umukungu kuko hari ibikorwa bagufite nabyo bigaragara, ibikorwa bijyanye no mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Iyo waba ufite ibikorwa byiza mu buhinzi, ukaba ufite n'ibikorwa byiza mu bworozi, witwaga umukungu. Ubu tuvugana iki gihe cyacu nta mukungu kibaho, ahubwo hariho abakire, kuko abakire bafite byose bigaragarira buri wese, kuko afite amafaranga yifuza, afite n'imitungo yifuza, n'amafaranga yaragenda akayasevinga muri banki. Mu gihe kera nta banki zabagaho, we amafaranga ye yayazigamaga mu mitungo ndetse no mu myaka hamwe no mu matungo. Ibyo ngibyo bigatuma yitwa umukungu. Aho bitandukaniye, ubu tuvugana nta mukungu kibaho, abakungu bari abakera, ahubwo ubu hariho abakire, kuko kera nta bakire babagaho. Ngiye kukubwira ibintu bituma wakwitwa umukungu cyangwa se imirimo yadindiye abasaza ba kera cyangwa se basogokuru ba kera cyangwa se ababyeyi bacu ba kera, byatumaga bitwa abakungu. Nuko bari bafite iyi mirimo ngiye kubabwira bakoraga, ariyo yatumaga bitwa abakungu nyakuri. Ubu rero bitwa abakire kuko baba batanze imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, bigatuma bagira akazi keza, bigatuma barara badasinziriye kugira ngo bashake ikintu bakora cyatuma bitwa abakire. Ndetse n'ibyigisho tuba twiga business wakora kugira ngo witwe umukire, nyamara ntabwo turiga business wakora kugira ngo witwe umukungu. Abakungu rero ngiye kubabwira ibyo bakoraga byatumaga byitwa abakungu, kugira ngo nawe ugire icyo wakora witwe umukungu. Umva imirimo yadindiye yariyo yakijije basogokuruza bacu. Iyi mirimo yakorwaga n'ababyeyi bacu yagiriraga inyungu abana babo n'abuzukuru babo n'abuzukuruza babo, kugeza ku buzukuruza bari hasi cyane. Ugasanga iyi mirimo bakoraga, buno bukungu bwabo bose burabatunze kandi bubagiriye akamaro. Ubu tuvugana sinatinya kuvuga ko hari abana cyangwa se hari abantu na bugingo n'ubagitunzwe n'ibikorwa by'abasukuruza babo, kuko bari abakungu. Ariko umukire, ibikorwa by'umukire birangirana n'ikinyejana cye, kuko umukire ibikorwa bye arabikora bikamushimisha muri icyo gihe cye, ariko iyo amaze kugenda, wenda abana babo bashobora kubigiriramo inyungu, ariko ntabwo bizagera ku gisekuruza kiri hasi ngo nabo bazagire icyo bazayabonaho cyangwa se ubwo butunzi buzagira ikintu bamarira. Rero ntabwo ndi bujye kure, reka mbanze nakire abantu bashyashya bageze kuri icano bwa mbere. Nizere ko munyuzwe kandi mugiye gushimishwa n'ikigisho ngiye kubaha n'amasomo tugiye kwiga ibikorwa bakoraga abasogokuruza ba kera kugeza kuri uyu munota iyi mirimo itagikorwa. Ibikorwa byakorwaga kera byakijije abasaza bacu, byakijije ababyeyi bacu, ubu ngubu tuvugana bikaba bitagikorwa. Nyamara bikozwe byagira umumaro, kandi n'iryo banga abasogokuru bagiye baturaga, ariko bikarangira tutabigiyemo. Rero abantu bashyashya nizere ko bakoze subscribe, abantu banjye bo turi kumwe nizere ko babakiriye, kandi nzi neza yuko ibintu biri bugende neza. Rero ntabwo ndi butinde, reka nkubwire gutya. Kera umusaza wa kera, umurimo wa mbere wakoraga watumaga yitwa abakungu cyangwa se akitwa umukungu, ni uguhinga ikawa. Kera imibereho y'abasaza bacu cyangwa se imibereho y'abakera bahingaga ikawa. Ubu muri kino kinyejana turimo cyangwa se kino gihe cyacu turimo, biragoye kugira ngo ubone umuntu uri guhinga ikawa, ariko umuntu uri guhinga ikawa arimo arizigamira ubutunzi utasanga ahandi. Ikawa yayihingaga mu mwaka umwe, mu wundi mwaka agasarura. Bivuze ngo buri mwaka arasarura. Kera umuntu wahingaga hegitari 3 yasaruragamo toni nk'ebyiri cyangwa se toni imwe y'ikawa, hagati ya toni imwe na toni ebyiri. Ugasanga avanyemo amafaranga, kandi ayo mafaranga asaruyemo akazatunga abana be n'abuzukuruza be kugeza ku buzukuruza be. Ayo mafaranga nta kintu na kimwe yabaga agambiriye gusevinga amafaranga, kuko yavanaga muri iyo mitungo.
umuntu wahinze ikawa avanamo amafaranga mu buryo bugaragarira buri wese, kuko reka nguhe urugero. Niba ufashe hegitari ugahingamo ikawa imwe, wahingamo ikawa ugasaruramo toni, ubu tuvugana ikawa ikiro kimwe nabwo cy'igitumbwe kimwe kiragura amafaranga 2. None wavanyemo toni hejuru ya hegitari imwe yahinze, kandi buri mwaka arasarura. Nta kintu bimusaba muri iriya kawa ye, ntabwo azahora ajya kuyihinga ngo yongera ahinge. Ni igiti atera kikazajya kera agisarura rimwe mu mwaka. Amafaranga avanyemo ya buri mwaka akongera akagenda wenda agashyiramo isaso, kuko barayisasira, ubundi ukayitera imiti, ubundi ugategereza wa mwaka akabikongera ikaguha umusaruro. Abasaza ba kera ibyo barabikoraga. Ubu tuvugana uzanye umusaza wo mu bihe bya kera ukamuzana ubu ngubu tuvugana aha, yagenda akaguhingira ikawa, kuko ikawa uwabaga afite ikawa mu bihe bya kera yitwaga umukungu. Impamvu ubu ngubu nta mukungu kibaho nuko nta bahinzi b'ikawa bakibaho. Niyo mpamvu ubu ngubu abantu bari gukora imirimo igiye itandukanye bitwa abakire, ariko nta mukungu kibaho, kuko nta mukungu ugihinga ikawa, nta muntu uri guhinga ikawa. Rero niba ushaka kuba umukungu, genda uhinga ikawa, uzitwa umukungu, kuko ufite ubukungu. Abana bawe n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza bose bazarya ku mafaranga yavuye muri ya kawa yawe. Ikintu cya kabiri ubu ngubu batagikora, kandi baramutse bagikoze bakwitwa abakungu. Icya kabiri gituma nta bakungu bakibaho nuko ubu nta bantu bagihinga ishyamba. Kera bahingaga ishyamba, twavutse tubona amashyamba. Ubu tuvugana nta mashyamba tukibona, kuko kera uwagiraga amafaranga wese yahungiraga mu ishyamba. Uwateganyaga kuzatunga amafaranga cyangwa se kuzaba umukungu nuko yahingaga ishyamba. Ubu rero nta shyamba rikibaho. Uwahinze ishyamba umwaka umwe, mu myaka 3 abatangiye gusarura ishyamba rye. Amafaranga avanye muri iryo shyamba n'ubundi yagujyana muri bya bikorwa bye. Ishyamba ryawe ntabwo rizagusaba kurihingira, ntabwo rizagusaba kuribagarira, ntabwo rizagusaba kurisasira. Uzaritera ubundi witurize, utegereze umusaruro mu myaka 3. Bivuze ko ushaka utamara n'imyaka 4 cyangwa 5 bitewe n'uko ubushobozi bwawe bumeze, cyangwa se bitewe n'uko utegereje umusaruro wa rya shyamba ryawe. Rero umuntu wahinze ishyamba akagenda akaziga mu butunzi bwe mu ishyamba yitwa umukungu. Ubu tuvugana abakungu bariho ni abafite amashyamba, kuko ayo mashyamba yabo azabatunga, bazayaryamo amafaranga. Ashobora kubajishamo imbaho, cyangwa se akavanamo amakara, cyangwa se akavanamo n'inkwi. Icyo azavanamo cyose ishyamba rye rizamutunga. Rero mu myaka 3 nazajya risarura, azajya ategereza indi myaka 3, yongera ategereza indi myaka 3. Uzasanga wa muntu wahinze ishyamba cyangwa se amashyamba dufite ubu tuvugana ntabwo rero twitereye, nayatewe na basokuruzo ba kera. Abo rero badusigiye ubutunzi cyangwa se badusigiye imitungo. Ubu nawe uri kurirya aka kanya uzapfa, ejo hazaze n'abandi nabo bakomereze kuri iryo shyamba, n'abandi bakomereze kuri iryo shyamba. Bivuze ngo ubu tuvugana nta bakungu bakibaho, nta muntu ukiri gutera ishyamba. Ishyamba turi gutungwa n'iki gihe cyangwa se abantu bafite ishyamba nuko barisigiwe n'ababyeyi babo ba kera. Iki nicyo cya kabiri cyatumye bitwa abakungu, kuko hari ibikorwa bakoraga kera byatumaga bagira amafaranga abo ngo batakigira. Ikintu cya gatatu bakoraga abo ngo batagikora ni uguhunika ibishyimbo, guhinga ibishyimbo ukabihunika. Ubu nta mukungu kiba wahunika ibishyimbo. Reka arahinga ibishyimbo akajyana ku isoko, cyangwa se akabirya bigashira. Mu gihe kera yafataga umusozi akagenda akawuhinga ibishyimbo, ubundi akabijyana mu bigega, bakabihunika mu bigega. Yabihunika mu bigega akazategereza muri bya bihe by'inzara, uko inzara yateye, cyangwa se muri bya bihe bibi, bikamvuga wenda mu bihe by'impeshyi cyangwa se mu bihe byo kubura ibiryo. Noneho ugasanga bya bishyimbo wabijyanye ku isoko. Mu gihe ubu ngubu gusa simvuze ko hatariho abanyabwenge bazi ubwo bwenge bwo guhunika ibishyimbo. Guhunika ibishyimbo kubu aragenda agacunga ibishyimbo byeze, bigeze ku isoko biri kugura make, yarangiza akagenda akagura ibishyimbo byinshi. Urenda urugero akagura toni 2 cyangwa se toni 3, akagenda akabihunika akabibika. Muri cya gihe noneho byabuze, cya gihe inzara yateye cyangwa se cya gihe byabuze, akagenda agafata bya bishyimbo bye akabijyana ku isoko. N'ubu ngubu arabikora, ariko nubwo abikora mu buryo bw'ubucuruzi, ntabwo abikora mu buryo bwo guhunika imyaka ye kugira ngo abe umukungu. Oya, ahubwo ni uburyo bw'ubucuruzi, kuko uriya muntu n'ubundi nanabigura ukagenda ukamwungura make arabiguha. Mu gihe kera we yaragendaga akabihunika, akazajya avanaho ibyo kurya, ibindi akabijyana ku isoko agakubirwa amafaranga ye. Bivuze ngo ni uguhunika imyaka
imyaka ubundi ugategereza amafaranga azaza, uwo muntu akaba yiswe umukungu. ubu ngubu nta muntu wahinga imyaka ngo agende yihunike ayitegereze kuzayigurisha mu gihe kizaza. reka ahubwo ni ukwita twishakira amafaranga byihuse, kuko twamaze gushyuha mu mutwe, turimo turashaka amafaranga kuko turi abakire. rero kuba dushaka ubukire bitandukanye n'umuntu uri gushaka ubukungu. umuntu uri gushaka ubukungu arimo arabuvana mu myaka, mu mitungo, cyangwa se mu bikorwa bye ari gukora by'ako kanya, mu gihe ubu wari mwarashaka amafaranga kugira ngo yitungire amafaranga. umukungu umva hano bitandukaniye. ubukungu ni ibijyanye n'imyaka n'amatungo, ukaba ari byo utegamwo umusaruro, mu gihe umukire we no gukurikira amafaranga. rero uwo muntu uri gukurikira amafaranga, icyo ari cyo cyose ni amafaranga, mu gihe undi icyo ari cyo cyose ni imitungo. bivuze ngo umunyamitungo n'umunyamafaranga baratandukanye. niyo mpamvu ubu ngubu nta muntu w'umukungu ubaho, kuko arimo arashaka amafaranga, mu gihe umukungu we aba yishakira imitungo. kandi iyo mitungo izamara igihe kinini kugira ngo izatunge abana be, izatunge n'abuzukuru n'abuzukuruza n'abandi. iyo mitungo rero twasigiwe n'ababyeyi, nuko ababyeyi bacu bari abakungu. ubu nta mukungu wabona, ahubwo wabona abakire. abakire nibo bariho. rero ikintu cya kane cyatumaga bitwa abakungu bakoraga ubu ngubu batagikora ni amatungo. kera barororaga, babaga bafite amatungo afite inka 5 wenda n'100 ubu ngubu nta mukungu wabona, cyangwa se nta muntu wabona wakwitwa umukungu wakwemera kugira ifamu y'inka, kugira ngo agire amatungo, agire amahene, agire intama, agire inkoko, agire iki. ubu ntayo wabona, kuko aravuga ati birahomba. we arishakira amafaranga, mu gihe umusaza wa kera cyangwa se umuntu wa kera yabaga yifitiye amatungo ye, afite abashumba bashinzwe kuziragira, agakama, akabaha amata. kera ntabwo bagurishaga amata kuko yabaga afite byose, nta kintu yabaga abuze. yabaga afite ibiryo, afite amatungo biraho, afite ishyamba rye riraho, afite ikawa. ibaza umuntu wabaga ufite ikawa, cyangwa ibibazo umuntu wabaga uri guhunika ibishyimbo adakurikiye amafaranga, yabaga akurikiye kurya, akaba afite imyaka ye hariya, kandi akaba ari guhemba abakozi, akanywa amata uko ashaka nta kuyagurisha. ariko ubu ngubu bizinesi yose aragira inka, agahita atekereza kujya kugurisha amata, agahita atekereza umukamo azavanamo. ubu aragira itungo, agahita aribarira umushumba nzamuhemba aya mafaranga, nzamuhemba mu bwatsi, nzamuhemba. kera ntabwo waguraga ubwatsi, kera wabaga ufite umusozi uhingamo ubwatsi, ubundi imitungo uyifite. ariko ubu ngubu akubarira amafaranga y'umukozi, akabara amafaranga yo mu bwatsi, agahita akuramo ay'amata, agahita akuramo inyana izabyara iki gihe n'iki, byose akabibarira. wari mwarashaka amafaranga, bivuze ngo nta bukungu bukiba, ahubwo hariho bukire, kuko warishakira amafaranga kugira ngo yitwe umukire, agire ibintu. rero uyu muntu yitwa umukire kuko ari gushaka amafaranga, undi akitwa umukungu kuko ari gushaka ibintu, cyangwa se ari gushaka amatungo, cyangwa se ari gushaka imyaka. nibyo ngibyo nibyo byatumaga bitwa abakungu. rero ushaka kuba umukungu ni uko iyi mirimo bakoraga we wayobora ukayikorera. ikintu cya gatanu bakoraga ubu ngubu batagikora, bivuze ko nta bakungu bakibaho, ni uguhunika amasaka. amasaka hari iyo yeze mirongo ibigura ngahe, cyangwa ikiro kiba kigura amafaranga ngahe, ariko uzacunge haciyemo amezi 4-5 ya masaka ahita yikuba kabiri. ni kimwe n'ibishyimbo. umuntu wamenye guhunika ibishyimbo ni nako yaguhunitse n'amasaka. aya masaka kera ntabwo bagurishaga amasaka ngo tugiye, baragushigishaga bagasangira, kuko yabaga yafite yitwaga umukungu. ariko umukene bivuze ngo umukene yaragurishaga, ariko bikagurwa n'abakungu. guhunika amasaka, iyo yayahunikaga akanywa ibigage cyangwa se ubushera cyangwa se divayi bagahaga, byanze bikunze nawe yarahitaga ajyana ku isoko kugira ngo avanemo amafaranga ayajyane mu bindi bikorwa bindi byo ku ruhande. uriya muntu yabaga afite ibintu, afite ibikorwa, afite imyaka, afite amatungo, afite amashyamba, afite ikawa. ariko ubu ngubu nta muntu wabona wabikora. rero muntu wanjye reka nkugira inama, niba ugira ngo ushake kwitwa umukungu, kugira ngo ugire ibintu, zigama bino bintu 5 ngiye kukubwira. ikintu cya mbere, genda uzigame nibura abe umurima wa hegitari 1 y'ikawa. ubundi nubona uhinze ikawa uzategereze yuko ugiye gutunga ibya mirenge, kuko n'ibigega cyangwa se na za banki zose zemera ikawa. iyo ufite ikawa, amafaranga yose wakwifuza bayaguha, kuko uba ufite ubutunzi buzagutunga mpaka mu myaka yose izaza. icya kabiri,
ubaye ufite ishyamba cyangwa se ufite ahantu watera ishyamba, icyo gihe nuhinga ishyamba uzamenye yuko imiryango yawe umaze kuyitegurira ejo habo hazaza. Uzamenye ko uri gutegurira ubuzima bwawe. Ufite ikawa ukaba ufite ishyamba, uba uri gutegurira ubuzima bwawe ndetse n'abazagukomokaho bose ubuzima bwiza bw'ahazaza, kuko uzaba bahaye ubutunzi buzabatunga mpaka, kuko ibyo bintu bizabatunga mpaka. Ikawa izajya ihora ibungukira buri mwaka, ishyamba rizajya rihora ribungukira buri myaka 3, kandi imisaruro ihoraho, kandi nta mvune wanagize. Ibyo byose nta mvune bizagusaba. Ishyamba ntabwo rizagusaba kujya kuribagarira, yewe n'ikawa usibye kuribagarira ukarisasira n'imiti, nta kindi, ubundi ugategereza umusaruro wawe. Iryo ni ryo banga abasaza ba kera bari bafite, abo ngubu baduhumye amaso tutakibona. Kera abasaza bari bazi ubwenge, ariko ubu ngubu twamaze kugira, turimo turabirebera mu ndorerwamo, ntabwo turi kubireba neza ngo tubibone, turabikurura mu bitekerezo ntitubishyikire. N'uwabikubwira ubu tuvugana nzi neza ko utabyumva, kuko uri gushaka amafaranga, kandi ayo mafaranga ya kera ubu ngubu ntabwo wapfa kuyabona. Uzabona amafaranga kuko waraye ijoro waraye udasinziriye, uzabona amafaranga uri bitotsi ushaka icyo wakora, uzabona amafaranga nunakibona ushakisha uburyo wabona ifaranga nk'uko uri kuryifuza ariko nturibone. Ariko umuntu watekereje mu bintu by'imitungo, iyi mitungo ari banki zakwizera, ari umukira azakwizera, ari umuturanyi azakwizera, ari umuntu wese azakugana, kuko ibyo ni ibintu bizakenerwa na buri wese. Ikintu cya gatatu, dushaka ubutunzi mu bintu by'imyaka, kuko iyo myaka uko tuyihunika, uyikurikira amafaranga ugira inzara yayo vuba vuba. Hunika imyaka yawe, ubundi mu gihe cy'uko byabuze wongere usubize ku isoko. Icya mbere, ntuzabura amafaranga. Icya kabiri, nta nubwo uzicwa n'inzara. Icya gatatu, tekereza ibintu bijyanye n'amatungo. Amatungo uyitekereza ngo uzahemba umukozi uzabiragira, oya, kuko n'ubundi uwo mukozi ni nkaho wakamutunze. Ahubwo tekereza ko iyo mitungo y'amatungo uri kuyamenya, nayo akazakumenya, araguha umusaruro, kandi uwo musaruro mu gihe kizaza iyo mitungo yawe izaba iri kwiyongera, ayo matungo yawe arimo ariyongera. Rero ndatekereza ko bino bintu nguhaye biri kugufasha kandi biri kuba ibintu by'agaciro. Iyi mitungo cyangwa se bino bikorwa abasogokuruza bacu cyangwa se abasaza bacu bakoraga kera, ibyo byatumye bitwa abakungu. Ubu ntawe wabona uri kubikora nkabashe kwitwa umukungu, oya, ahubwo turimo turitwa abakire, kuko turimo turashaka ubukire, turimo turashaka amafaranga, kuko akazi kose dukoze turimo turashaka akazi keza kaduha amafaranga. Nyamara ayo mafaranga turi kubona turimo turayajyana mu byifuzo byacu, turimo turayamarira mu guhaza irari n'ibyifuzo byacu. Turimo turajya kwambara neza, nibyo turabikeneye. Turimo turashaka kujya kuba heza, nabyo nibyo turabikeneye. Turimo turashaka kurya neza, nabyo turabikeneye. Ariko se uweje umwana wacu uzavuka ejo, cyangwa se umusaza, nituba abasaza mu gihe cyacu kiri imbere, tuzasigara dutungwa n'iki? Izi mbaraga turi gukoresha dushaka ibidutunga by'aka kanya, nitumara gusaza noneho tuzatungwa n'iki? Niyo mpamvu ubukungu, umusaza wa kera yaryaga neza kandi akaryama neza kandi akaramba. Mu gihe cy'ubu turimo turatekereza cyane dushaka ibyo twakora, kandi nabwo ntitunyurwe n'ibyo turi gukora. Ariko umukungu ibyo akora birimo biramushimisha bikanamunyura, kuko arimo arabireba, arimo arareba ishyamba rye, arimo arareba ikawa ye, arimo arareba ibishyimbo bye yabibitse, arimo arareba amasaka ye aho ahunitse, arimo arayareba, amatungo ye arimo arayareba. None agire stress z'iki? Ko afite imyaka mu rugo, ikibazo afite ni ikihe? Ariko umunyamafaranga we arakorera amafaranga 10,000, ahita ahangayika ko amafaranga 10,000 ari makeya, ejo atazamutunga. Ejo nasubira ku kazi noneho azayabura, akorera 3,000, aho naho azahangayika. Rero umuntu ukorera amafaranga arahangayika kandi aranavunika, kandi amafaranga nta kintu anamumarira. Mu gihe umunyabukungu cyangwa se umuntu uri mu bukungu, umukungu we amafaranga ye uko ameze kose azaza musange nta stress afite, n'ubundi azaba yariye, kandi ibikorwa bye azaba ari kubireba, nta mvune ntaki. Uyo niyo mpamvu dushaka kuzaba abakungu. Dutekereje neza cyangwa se uganiriye n'umusaza wa kera, yakugira inama yo kwihutira kuba umukungu, kuko ibikorwa byawe birakubaka bikakubakira n'abazagukomokaho bose. Nta mpamvu rero yo kwivuna, kuko ibikorwa byawe byakubakira. Kandi ikindi, n'igishoro cyo mu bukungu ntikivunanye, mu gihe umukiri igishoro cye kiba ari icyamenshi.
kugira ngo witwe umukire niko nibura washora amafaranga miliyoni watangiye kuzamuka hejuru, icyo gihe utangiye kwitwa umukire. ariko umukungu we nashaka agenda ahinga akarima hariya, ejo yongera ahinga akarima hariya, ejo undi yongera ahinga akarima hariya, iyo niyo ntangiriro y'ubukungu we azaba atangiriyeho, kandi ubwo bukungu bwe buzamwubakira future nziza. reka tuba abakungu twe kwirukira amafaranga, kuko n'ubundi amafaranga n'ubundi turayabona ariko agashira. ibanga ry'umunyabwenge ni ukuzigamira amafaranga ye mu bukungu bwe, kuzigamira amafaranga mu bikorwa bye. twe kuvuga ngo tugiye kuyasevinga, n'ubundi amafaranga dusevinze ejo turayarya. reka ne kwihuta cyane, reka ngarukira aha ngaha, ndabona iminota yagiye. murakoze, muri abantu b'agaciro bantu banjye, kandi ndatekereza ko nguhaye ibintu byakugirira umumaro, nguhaye ibintu by'ibanga. ariko ubundi nzajya mbaha akantu k'ubwenge, ubundi nubona nasohoye video, nasohoye inkuru, nasohoye isomo, uzajya witegura kwiga icyigisho cy'uburyohe, icyigisho cy'ingirakamaro utazasanga ahandi. narakubwiye ngo nzajya nkwigisha ibyigisho mwarimu atakwigishije. ubundi ibintu nkubwira mwarimu yarabikubwiye, umva ibanga mwarimu atakubwiye, ni ibanga ry'abasaza. ndagushimiye.